kumubaza ngo ni muntu ki, akubwira ko bigoye ko umuntu yavuga ngo ndi muntu ki, gusa wati ndi uwo mubona, cyane ko ari njye nahisemo uko mumbona. Ati burya dusa uko twahisemo uko abantu batubona. Uyu mvuga ninde ni muntu ki, akunda iki, yanga iki mu buryo bwose, ese akora iki, ese yavukiye he, ese kandi ubu ni muntu ki. Ati nzirikana cyane umuntu wankunze mu gihe isi yamfataga nk'udakunzwe, ndabizirikana cyane kandi ndabimubwira cyane ndetse buri gihe. Ati ndi umuporoso niryo dini nsengeramo, yarezwe na papa we kubera ko mama we yapfuye akiri mutoya cyane. Ni umwana wa 6 mu bana 9, akunda gusetsa cyane mu biganiro akora kandi akabana seriye cyane. Bamwe tumwita mama urwa Gasabo ndetse abandi tukamwita Mutesi Scovia kuko niyo mazina yahawe n'ababyeyi be. Yitwa Mutesi Scovia. Iki kimutera ishema uyu munyamakuru Mutesi Scovia? Ni yihe mico ye myiza akunda kandi se ni yihe mico ye mibi atikundaho cyane kuri we? Ni umuyobozi mukuru w'itangazamakuru ryigenga RMC mu Rwanda. Mutesi Scovia cyangwa se mama urwa Gasabo yagize uruhare runini mu kuvuganira abaturage, harimo umushahara wa mwarimu, mituweli ndetse n'ibindi bitandukanye, ariko kandi akibanda ku nkuru za politike, aho yanajyaga muri Kongo gushaka inkuru aho imirwano irimo kubera kuri tere. Ni umunyamakuru w'umuhanga cyane kandi w'umusesenguzi, ndetse yavuga avugisha ukuri kwe, akavuga uko abyumva ndetse agasesengura ukuri kwe uko yumva iyo nkuru. Mama urwa Gasabo cyangwa se Mutesi Scovia tumumenyeho n'ibindi byinshi bitandukanye. Uyu munyamakuru kandi aho ugiye kubana nanjye niyo nkuru Karine. Iyi ni niyo nkuru media. Wibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye twibanira nawe hano kuri niyo nkuru media. Ariko kandi nkanatekereza ko umeze neza, wowe utari amahoro utameze neza ibihe birahinduka. Uyu munsi ushaka kubona byanze, ariko ejo cyangwa ejo bundi hamwe n'Imana hamwe no gusenga ibintu bikagenda neza. Mutesi Scovia ati mukuru wanjye nkunda kandi cyane yagize uruhare runini kuba ndi uyu mubona. Ati mukuru wanjye ndamukunda cyane kuko mama yapfuye ndi mutoya cyane. Mukuru wanjye ni wowe wandeze afatanyije na papa. Ati ndashimira cyane mukuru wanjye watumye mbuyu ndiwe kandi mubona, dufasha araturera, atubera umubyeyi. Ati mukuru wanjye ndamushimira cyane kuko yabaye mu cyimbo cya mama hamwe na papa bagafatanya bakaturera nk'uko umubyeyi. Ati batureze neza tuvamo abangaba mubona, ariko kandi ndabashimira kandi cyane baduhaye uburere ubwo umubyeyi agomba umwana. Ati ndabashimira cyane by'umwihariko mukuru wanjye yambereye mama kubera ko mama yapfuye nkiri mutoya kandi cyane kuko n'ubu simuzi neza. Ese ni iki Mutesi Scovia atinya? Scovia yagize ati icyambere ntinya umubyeyi wanjye. Ati kuko umubyeyi wanjye ntinya ikintu cyose cyanteranya nawe cyangwa se cyantandukanya nawe. Ati kuko ibyo nakora byose umubyeyi wanjye ni umubyeyi wanjye, aho najya hose umubyeyi ni umubyeyi, niyo nagenda nkajya mu bihugu bitandukanye mwihinduranya. Ati ariko nta cyamubuza ko yitwa umubyeyi wanjye. Ati mu byo ntinya rero harimo umubyeyi wanjye, nkatinya ibintu byantandukanya nawe. Ati ikindi cya kabiri ntinya ni leta. Leta nayo ni nk'umubyeyi, byo navuga byose kandi nakora byose leta ntibikunde nahita mbireka, kuko leta nayo ni nk'umubyeyi, aho naginyura hose uwo naba ndiwe wese ibikuyeho ko navukiye mu gihugu cy'u Rwanda. Leta ni nk'umubyeyi, nayo ntinya ikintu cyantandukanya nayo cyangwa cyatuma nyihemukira. Niki kimutera ishema kuva yatangira umwuga we w'itangazamakuru kugeza uyu munsi? Yagize ati iyo mugenzi wanjye w'umunyamakuru arimo gusesengura inkuru yanjye, ati numva mbyishimiye kandi cyane, numva binteye ishema. Ati kubera ko urugero nk'iyo umukinnyi arimo kuvuga ngo umukinnyi mugenzi we akina neza biramushimisha kandi bikamutera ishema. Ati ikindi kintera ishema nukumva ko hari abana batoya bigitangazamakuru, ariko kandi ukumva abo bana batewe ishema no kumbaza ibibazo. Birantera ishema kandi bikananshimisha cyane kuko mba numva ko bazadusimbura muri uyu mwuga igihe twenda tutazaba tukiwukora. Ati nabyo bintera ishema numva ko uyu mwuga w'itangazamakuru nkukunze kandi cyane kuko hari n'abari inyuma bazatera ikirenge mu cyanjye. Mama urwa Gasabo ati ndamfashe nzasaze ndi umunyamakuru, ati Imana izabimfashemo, uyu mwuga ndawukunda kandi cyane. Ati icyo nifuza Imana izamfashe nzasaze nkora uyu mwuga w'itangazamakuru, nzabe ndi umukecuru kandi w'umunyamakuru. Ati Imana
izabimfashemo sinzagira ikindi nkora kitari itangazamakuru kuko ndarikunda cyane. Niki cyashimishije Mutesi Scovia mu buzima bwe busanzwe yabonye akumva arishimye cyane muri ubu buzima busanzwe? Mutesi Scovia ati n'umunsi wa mbere mbona umwana, ati n'umunsi wa mbere nibaruka umwana wanjye wa mbere. Icyo gihe nanjye niswe mama, icyo gihe nanjye niswe umubyeyi biturutse kuri uwo mwana nari mbyaye. Nanjye nitwa mama kubera ko mfite umwana. Ati ikindi kintu cyanshimishije cyane, ati ni njyewe n'abavandimwe banjye ndetse na papa wacu, iyo mbabonye turi kumwe kandi nabo bahari numva nishimye cyane, kandi ko tunafite papa kandi tukaba dufite n'icyo tumumariye. N'abavandimwe banjye kuba hari icyo tumariye papa nabyo biranshimisha cyane. Niki cyamubabaje kurenza ibindi byose? Scovia ati ubu ntabwo kikimbabaza cyane, ariko cyajyaga kimbabaza cyane nuko nakuze ntabona mama. Sinarezwe na mama kuko mama yapfuye ndi umwana muto cyane. Ati ariko mukuru wanjye ndetse na papa baratureze ndetse baturera neza cyane, turabakunda cyane. Ni irihe kosa yigeze gukora ari umwana ku buryo n'ubabitekereza akumva ari nuko hari ahantu nigeze kujya nkarara, kandi nkarara ntabisabiye uruhushya, yari muri bene wacu. Ati nuko papa arababara cyane ko twagiye nkarara kandi ntamusabye uruhushya nubwo yari muri bene wacu. N'ubu iyo mbitekereje mba numva nisetse cyane. Ati ariko kandi niyo ngiye kujyayo mba numva namuhamagara nkamusaba uruhushya rw'uko ngiye kujyayo. Iyihe mico itatu Scovia Mutesi yikundaho? Yagize ati icya mbere nkunda nikundaho nuko ndi umunyembaraga, ati imbaraga z'umubiri. Ati ikindi cya kabiri nikundaho ntago nkunda kwifata ngo nuko hari abantu runaka. Ati rwose ubwisanzure bwanjye ndabuhorana nkavuga icyo nshaka, nkatanga igitekerezo uko mbyumva ndetse nuko mbyemera, nitaye ngo ndahantu cyangwa mu bantu. Ati iyo babonye mbabangamiye bashaka kumbwira nkasohoka. Ati ariko muri njyewe ntabwo kwifata bijya binshobokera. Iyo hari ikintu kirimo kuvugwaho runaka mvuga uko mbyumva kandi nkatanga igitekerezo cyanjye uko mbyumva. Ati icyo kintu nacyo nyikundaho. Ati kandi ikindi kintu nikundaho ngiye Mutesi Scovia, ati nzi kurwana ishyaka byaba mu bibi cyangwa ibyiza. Urugamba runaka njyewe nzi kurwana ishyaka, icyo kintu nyiziho kandi nyikundaho. Ese kandi niyihe mico itatu kuri Mutesi Scovia atikundaho? Icya mbere yagize ati nkunda kuvugisha ukuri cyane kandi nkavuga uko mbyumva, gusa hari aho biba bitari ngombwa bikaba ngombwa ko wicecekera. Ati ariko njye ntibijya binshobokera, mpita ntanga igitekerezo cy'uko mbyumva nkisanzura cyane nkavugisha ukuri kose kuko mbyumva. Kibi kuri njye ntikundaho kudahunga cyangwa kutagira ubwoba niyo abandi baba biruka nkubona ari ikintu bahunze. Ati ntago mpfa guhunga cyangwa ngo mpite ngira ubwoba. Ikintu niyiziho ntago nzi kurakara igihe kinini. Dushobora gupfa akantu runaka gatoya mu masegonda 5, nyuma y'iminota 5 nkagaruka rwose nabyibagiwe nta kinabyitayeho, nkagaruka mfite story mfite ibindi tuganira. Ntabwo nzi kurakara igihe kinini rwose, njyewe byarananiye. Ati ibyo si ibyanjye. Nabahe bantu Mutesi Scovia afata nk'icyitegererezo kuri we? Ati umuntu wa mbere w'icyitegererezo kuri njye ni perezida, ni nyakubahwa perezida Paul Kagame. Atundi mfata nk'icyitegererezo kuri njye ni Rosa mushiki wabo. Atundi nanone ni Ingabire Marie Makire. Atundi mfata nk'icyitegererezo cyane kuri njye ni Solange Yanone akaba yari umunyamakuru kandi n'ubu akaba ari umunyamakuru. Ati nawe mufata nk'icyitegererezo gikomeye cyane kuri njyewe. Scovia yabajijwe impamvu adakunda kwimakiya araseka cyane. Ati ntago nkunda kwimakiya kubera ko bitwara igihe kandi nta nicyo bifasha. Ati ariko kandi ni byiza kuba bikunda ubona basa neza rwose. Ati ariko nubona nimakiye ntabwo aba ari njye uwo babyikoreye, ntabwo nzi kubyikorera. Kuba bikunda ni byiza kandi cyane kuko ubona basa neza. Ati ariko kandi njyewe mba nshaka ko abantu bambona uko ndi nahinduka. Ati utambona mu kanya najya gukaraba mu kandi kanya ukanyoberwa ukagira ngo sinjye wabonye kubera makiyaje nari niteye, nyuma zavaho kanyoberwa. Ati hoya njye mba nshaka ngo abantu bambona uko ndi ntahihinduranya. Mutesi Scovia yinjiye mu itangazamakuru mu mwaka w'2011. Muri kamere yakunda ubwigenge cyane, akunda kwisanzura. Ati ariko kandi ikintu kintera ubwoba muri njye niyo naguye mu ikosa. Ati bwo mba mfite ubwoba cyane. Mutesi Scovia cyangwa se mama w'urwa Gasabo yanavugiye ndetse kandi yagize uruhare runini mu kuvugira. Ati ni gute umuntu yaba yarishyuye mituweli
ntavurizwa aho ariho hose mu gihugu, kandi se ni ukubera iki amafaranga ya mituweli atinda kugera kuri mituweli z'abaturage kandi barayatanze. Yakoze n'ubundi buvugizi mu bigiye bitandukanye, azwiho kuba yaravugiye abazunguzayi kugira ngo nabo babashe kubonerwa aho bakorera. Scovia ati sinita ku magambo ya bamwe atusanga banyita igishegabo, ishyano, inshinzi, ese buriya umugabo we ntiyagowe, ndetse n'andi magambo atayo yose ntanca intege kuko nzi uwo ndi we kandi nzi icyo nshaka. Yarabajijwe ati se ujya ugira ubwoba? Ati ubwoba ndabugira, birumvikana kuko nanjye ndi umuntu. Ati ntekereza ko ubaye utagira ubwoba waba uri umuntu utuzuye. Ati nanjye ubwoba ndabugira rwose bitewe n'icyabaye. Ikindi kandi kiyongera mu mirimo akora uyu munyamakurukazi Scovia Mutesi ajyana bumusangize w'amagambo mu birori byo gusaba no gukwa. Ariko kandi Mutesi Scovia azwiho cyane kuba ari umudamu ukunda kugira ibibazo byinshi ndetse akanabaza. Azwiho nk'umudamu ukunda kubaza cyane. Yagize ati ntabwo nkunda kwitwa umusitari kubera ko hari igihe ugendera kuri ibyo by'ubusitari ugasanga urimo gukora ibyo wakabaye kuba utarimo gukora, ukagendera ku marangamutima y'abafana bawe. Ati rero njye ntabwo nkunda kwitwa umusitari, oya rwose simbikunda. Ese iyo umugabo wa Scovia yumvise bavuga ngo umugabo we yaragowe abifata ate? Scovia yagize ati umugabo wanjye ndetse na famiye yanjye muri rusange si inkuru. Scovia ati ndi umunyamakuru ushaka kuba uwo ndi we, ibyo byonyine birahagije, niko yasubije umunyamakuru. Ikindi uyu munyamakuru mama Urwagasabo akora, ajya ayobora ibiganiro bitandukanye aho bamukeneye rwose n'ako kazi aragakora, akayobora ibiganiro kandi bitandukanye. Iyo ukennye uba nabi kandi cyane. Ati niyo mpamvu ubona abantu benshi tuba turi kuri dufite umuvuduko wo gushaka amafaranga kugira ngo tubeho neza kandi duse neza. Ati gukena ni bibi ntawe nabyifuriza kuko iyo ukennye usa nabi kandi cyane. Scovia kuba yarabuze mama we ari muto byatumye amera ate? Scovia ati papa yaradusigaranye kandi ntago yigeze aduha abandi bantu bo muri famiye cyangwa abavandimwe be bandi ngo baturere, we yaratugumanye aturera neza kandi cyane. Ati papa wanjye ndamukunda kandi cyane kuko ni intwari yanjye kandi n'icyitegererezo kuri njye. Scovia ati we kubyara ntago binkomerera rwose, biri mu bintu binyorohera. Ati ariko nkuko tubizi muri rusange urugendo rw'umubyeyi guhera asamye kugeza abyaye biramugora kuko aca mu nzira zigoye afite umwana mu nda, ni ibintu biba bitoroshye. Ati ariko njyewe kubyara biri mu bintu bitankomereye ahubwo biri mu bintu binyorohera cyane. Yagize ati papa wanjye niwe wenyine wagiraga amazi atetse. Ati abantu twari duturanye iwacu barabizi, niwe wenyine wagiraga amazi atetse maze kandi akonje ameze neza, maze abantu bakaza kuyanywa mu rugo. Ati papa wanjye ni icyitegererezo gikomeye kuri njye mu buzima bwanjye, afite icyo avuze kandi kinini, ndamukunda cyane. Si uyu mama Urwagasabo cyangwa se Scovia Mutesi yaba afite abana bangahe kandi yavutse ryari? Mutesi Scovia afite abana babiri, umwe yitwa Gisa undi yitwa Lesho cyangwa se Rasheli. Scovia Mutesi yavutse mu 1986, avukira mu ntara y'Iburasirazuba. Akomeza yisobanura ati ndi umudamu kandi ukuze ko ndi hafi kuzuza imyaka 40, ndubatse kandi byemewe n'amategeko, nk'abandi umwana wa 6 mu bana 9. Scovia ati mu nkuru nkora sinjya nkora inkuru hagati y'umuntu n'undi. Ati sinjya nkora inkuru hagati y'umuntu n'undi. Ati mu nkuru nkora inkuru ikibazo hagati y'umuntu w'umunyantege nke ndetse n'umuntu ufite imbaraga, kugira ngo wa muntu w'umunyantege nke amenye aho abariza ikibazo cye. Mu nkuru zanjye uzumva mvuga polisi, wumve mvuga abameya, wumve mvuga n'izindi nzego zitandukanye kugira ngo wa muntu w'umunyantege nke amenya aho abariza ikibazo cye. Sinkunda kwitwa umusitari kubera ko rimwe na rimwe usanga bishobora kwica akazi, ugakora ugendeye ku marangamutima y'icyo abafana bashaka, maze hanyuma ugasanga akazi kawe kapfuye cyangwa iraho irimo gupfa, ndetse na gahunda zawe ugasanga zirapfuye. Ati kwitwa umusitari njyewe ntabwo mbikunda kandi ntabwo mbikunda rwose. Scovia ati nzi kwivura umubabaro kubera ko umubabaro untera imbaraga. Nagize ibyago bikomeye byo kubura umubyeyi, maze tubura umubyeyi wacu mama wacu turi bato cyane, kandi icyo gihe twari benshi, urumva abana 9 twari benshi, ariko kuba twarabuze umubyeyi wacu mama ntabwo byaduciye intege cyane kubera ko papa yaradufasha araturera, ntabwo yigeze atureresha.
ngo usanga tureresheje muri famiye cyangwa tureresheje muka data, ahubwo twese yaturereye hamwe maze dukurana umuco umwe. Ntabwo twize dukurana imico itandukanye kuko twarerewe hamwe mu rugo rumwe tureba data. Scovia Mutesi nicyo avuga ku kuba umukuru w'igihugu akurikirana imbuga ze nkoranyambaga. Scovia ati kuba umukuru w'igihugu ankurikirana ku mbuga nkoranyambaga zanjye bituma ngomba kuba seriye, ngakora ibintu birimo ubushishozi cyane kugira ngo umunsi umwe atazavuga ngo nagize ibyago byo kumenyana n'umuntu utagira ubwenge. Ni ibihe byo kurya Mutesi Scovia akunda cyangwa yanga? Yagize ati ibyo kurya ntakunda cyangwa ntarya, sindya ingurube kandi sindya n'ifi. Mutesi Scovia n'ikiyigira ku banyamakuru mpuzamahanga yagize ati icyo mbigiraho ni ukubaza umuntu umureba mu maso. Ati kuko iyo ubaza umuntu umureba mu maso utuma atajya hanze y'ibyo murimo kuvugana cyangwa urimo kumubaza, bigatuma gusubiza vuba kandi byagusubiza byinshi bikaba birimo ukuri. Ati nicyo kintu nabigiyeho rwose kandi kimfasha mu kazi kanjye ka buri munsi. Ati urumva iyo umubaza murebana imbona nkubone, murebana mu maso aguha igisobanuro cy'ibyo urimo kumubaza kandi bimufasha kutajya hanze y'ibyo murimo kuvuganaho, akagusubiza yihuta kandi akanakubwiza ukuri. Ati nicyo kintu cya mbere nigiye ku banyamahanga, nicyo kintu cya mbere nigiye ku banyamakuru mpuzamahanga. Ati ariko kandi nkurikije igihugu turimo ndetse n'amategeko nshobora gukora icyo nshaka cyose kandi kiza ndetse kikananeza imbere. Ni izihe ndirimbo Scovia akunda? Scovia yagize ati nkunda cyane indirimbo ndetse n'imbyino z'iwacu mu Rwanda zimwe mwita gakondo. Ni iyihe kipe afana mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda? Scovia ati birumvikana mu Rwanda mfana ikipe ya Rutsiro, naho hanze y'u Rwanda ntabwo nanjye nzi neza ikipe mfana, gusa nyine ibijyanye n'imikino njya mbikurikirana rwose. Ni iyihe nama Mutesi Scovia cyangwa se uyu muyobozi mukuru wa RMC agira urubyiruko? Yagize ati inama y'ingenzi nagira urubyiruko ni ukubyaza umusaruro ikoranabuhanga. Ati dufite igihugu cyiza kirimo umutekano ndetse kinishimiye iterambere ry'urubyiruko. Ati urubyiruko icyo nababwira ati ni ukubyaza umusaruro ikoranabuhanga. Birumvikana nkanjye ntagira itangazamakuru naritangiriye kuri YouTube, ati ariko nkumva abantu bamwe bansha intege. Ati icyo nabwira urubyiruko cy'ingenzi kandi cy'ibanze ni ukubyaza umusaruro ikoranabuhanga. Umunyamakuru Scovia Mutesi kuwa gatanu Ugushyingo mu 2024 yatorewe kuba umuyobozi w'inama y'ubutegetsi y'urwego rw'abanyamakuru w'igenzura RMC. Yarasimbuye Christophe Barore uyu wayoboraga kuva mu Kuboza mu 2016. Mutesi Scovia yashinze ikinyamakuru cye bwite cyitwa Mama urwa Gasabo gikora ibiganiro bigiye bitandukanye. Mutesi Scovia yavuze ko aterwa ishema no kuyobora abanyamakuru b'abahanga bashishoza kandi baharanira uburenganzira bwabo. Yasabye abanyamakuru gukomeza iyi migirire. Umuyobozi mukuru w'inama y'ubutegetsi nshya ya RMC yasabye abanyamakuru kumufasha guteza imbere uyu mwuga w'itangazamakuru agira ati uruhare rwanyu niyo nsinzi yanjye kandi niyo nsinzi yacu. Yatangaje ko atazahindura akazi ke kuko azakomeza gukora nk'umunyamakuru abangikanye inshingano y'ubuyobozi w'inama y'ubutegetsi. Asaba abayobozi b'ibinyamakuru kumufasha kunoza kurushaho uyu mwuga. Ariko kandi wakoze gufata uyu mwanya wose maze ukabana natwe. Njye wumvaga ndi Niyonkuru Karine, naho iyi ni Niyonkuru Media. Wibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye dukomeza kwibanira nawe hano kuri Niyonkuru Media. Ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi wabinyuza hano muri comment section. Ko kandi cyo mpora mbifuriza Imana ikomeze yagure kandi yobora intambwe zanyu. Turabakunda cyane nka Niyonkuru Media.